Imana ishimwe cyane. Nanyira mbatangariza ko mu ijuru bataza amadini. Mujya muvunwa n'ubusa. Mutinda ku tuntu duto. Mutinda ku tuntu tuzabagumisha inaha mugatakaza amanota Imana gaseka ikumirwa vuga se uri arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye. Ntiwigirire nabi inshuti yanjye. Neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe. Hari neza Imana yakubiciye. Birashoboka ko waba uri imfubyi wimama ukipapa, ariko hari neza. Hari neza. Ineza y'Imana ntirashira. Hari neza. Se mugira ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga Satani. Hari ukuntu abantu bibwira ko ibyino babyimye kuba bakuyemo inkweto bikanga Satani. Iyo icyo ni ikinyoma. Urabyinira inaho ukagira ngo byacitse. Reka da, nta biracika ntacyo ufite. Mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza. Usanga umuntu yashakishije ntako atagize. Hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, aha yashyizeho tw'umukara. Agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora hakabira akabona ntibivamo. Kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza. Ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya. Hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye. Hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye. Hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Mwese mwabyina bigakunda, mwese mwabwiriza nka Joseline, ariko itandukaniro ni igihe ugeze mu bushomeri ntutange sex ngo usambane. Kambivuge ndebe inyuma. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, ngeze kuri point finale, ngeze aho umuntu batamusuza, ngeze aho umuntu bamwita umuteramwaku, ngeze aho umuntu bamwita umurosi, ngeze aho umuntu bamwita umushingwe, ngeze aho ngaho arabanga amaso yanjye, azongera areba Imana, azayitegereza sayundi. Ndanezerewe cyane ko ngiye kugaruka hano. Ndabona Imana yarabashyize ahantu heza hagutse. Imana yarakoze cyane. Rerukana muri hano hato, ariko Uwiteka himbazwe ko yabahaye aho gutaramira mwisanzuye, mufite oxygene, mufite ubuzima bwiza. Imana yarakoze cyane. Hanyuma dushime n'umushumba wanyu waturaritse. Yaramaze iminsi ambwira ngo nzaze, bikagenda byanga kubera gahunda nyinshi abazizi. Inshuti yanjye cyane yo hafi. Rero Imana ishimye ko yaturaritse, kandi tumusabire umugisha mu izina rya Yesu. Namwe mwakoze kuza gusenga, Umwami abagirire neza, kandi Imana ibahe ikimitima yanyu ishaka muri Kristo Yesu. Amen. Some ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yobu, cyangwa se igitabo cya Yobu. Ntago ari umuhanuzi, cyitwa igitabo cya Yobu. Turasoma igice cya mbere murongo wa 20, tuze gusimbuka dusome igice cya kabiri murongo wa 4. Indi mirongo nayo ndaza kwibabwira mu izina rya Yesu. Mbese mwazanye Bibiliya? Sawa, Imana ibamugisha. Igitabo cya Yobu, igice cya mbere murongo wa 20. Aravuze ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rigire gute? Ishimwe. Igice cya kabiri umurongo wa 4 haravuze ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitangamo, cyangwa se yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Amen. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 7 mu isezerano rishya. Matayo 7. Hanyuma mikrofone mwongere mu bazi mu muse n'abayizamuraho kugira ngo ntaza kuvunika cyane.
Matayo 7, dusome umurongo wa 24. Matayo 7:24 haravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Noneho hari intego bampaye y'aya masengesho y'uyu munsi iri mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2, igice cya 2 umurongo wa 19. Niyo ntego y'amasengesho y'uyu munsi, ko niko umushumba yambwiye ngo turisengeremo hanyuma tuze kuriganiraho. 19 rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19. Haravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. 20 mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyerejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen, amen. Shaka kuririmba agace gato k'indirimbo nubwo atari yanjye, ariko ndabikora kugira ngo bihure nuko umwami yampaye kuvuga. Uhagarare witegereza agakiza nkuzaniye, ndamburiye ukuboko k'uburinzi kuri wowe, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ihungabana, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyeza, uzaguhesha umugisha nanjye nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, ntuzigera unyeganyezwa, kuri urwo rutare niho nzubaka. Haleluya. Kuri urwo rutare niho nzubaka, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera uhungabana, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera unyeganyeza. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo urufatiro ruzima ni Kristo. Urufatiro ruzima ni Yesu. Niryo jambo turi buganiriremo, hanyuma turaza kurebera hamwe izindi mfatiro abantu bajya bishingikirizaho ariko zigasenyuka. Hanyuma turareba icyo Yesu atumariye. Kwizera Yesu mbese bimaze iki? Bitumariye iki? Ni ibihe bintu umuntu yirata akavuga ngo ubwo nirase Yesu
ndi fier, mfite confidence, ndumva ndiho, ndumva mpari. Amen. Oh, amen. Ego, muraza kunyikiriza ko nanjye nabikirije. Urufatiro ruzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Muri Bibiliya harimo ba Yesu batatu. Abantu ntibari babizi, ndabizi. Muri Bibiliya harimo uwitwa Bari Yesu, Paulo yamuvuzeho. Hakabamo na Yesu witwa Yesu Yusito. Hakabamo na Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo niwe zina rizima, niwe zina rifite imbaraga. Niwe zina abadayimoni batinya. Ni izina duhamagara, Satani akabimenya ko duhamagaye izina. Ni izina duhamagara, abadayimoni bakabimenya ko hari aho bahuriye akabanesha. Ni izina rikomeye, ni izina riryoshye, riruhurindushe, rikamara imibabaro. Ni izina riruhurindushe, rikamara imibabaro. Ni izina rifite ubushobozi bwose. Paulo yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo Yesu yanejeje Imana amaze kuzuka, ageze mu ijuru. Imana iramwitegereza, ibura igihembo yamuha. Iramurebera avuga, mwana wanjye nguhembe iki ko unejeje? Witura iki kuko uzi iby'abamarayika bananiwe? Nguhembe iki kuko uzi iby'ibizima byananiwe? Ngira reba, ibona kumuha isi ngo ayiyobore, ibona ni ibintu biciriritse. Kumuha ijuru ngo ariyobore n'ubundi nirye. Paulo yaravuze ngo yanejeje Imana, Imana irishima, ngo imuhe izina riruta ayandi mazina yose, ngo kugira ngo abo mu isi n'abo mu ijuru. Ngo umunsi umwe abana b'Imana bateranye, munyikirize amen. Ngo abana b'Imana baje mu iteraniro, ngo barimo bararamya bahimbaza Imana nk'uko mwahoze mubikora. Ngo nuko na Satani araza. Satani agira ate? Muze kunyikiriza, nkunda abantu bamuvinga, baneza amatwi. Twese haleluya. Ngo abana b'Imana bateranye, na Satani agira gute? Rega ntimuri kure ya Satani, naha mu rusengero abana, kuko Satani ni umwuka. Hari igihe tuza mu rusengero tukagira ngo twamusize, hoya, umukanya ari kukwibutsa iby'ideni, ari kukwibutsa iby'umugabo, ariko abari hafi aho. Iyo mpamvu Yakobo yandika yavuze ngo ni mu murwanye nawe azagira gute? Paulo we yaramuvuze, aravuga ngo azerera ameze nk'intare yivuga ngo ashaka uwo yaconshomera, ngo ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Munyikirize amen. Abana b'Imana bateranye nk'uko mwaje gusenga, ngo na Satani aza mu iteraniro. Iteraniro ngo rirangiye, Imana ijya kwirata Yobu, ibwira Satani, iramubaza ngo Satani we uvuye he? Uturutse he? Satani amubwira ati mvuye mu isi, nanyuze no mu iteraniro, nahabonye ahantu abarokore bari kubyina, bakabonye Imana. Imana iti wabitegereje neza? Ati yego nababonye bose. Wabitegereje? Ati nababonye. Umugabo witwa Yobu yabe yateranye, Satani amubwira ati yarahari, ukurikije urukunda gukunda ntiyabura mu materaniro. Munyikirize amen. Numva ndi bufashwe uyu munsi, munyikirize haleluya. Imana ibaza Satani, iramubaza ngo mbese kuvuye gutambagira mu isi no kuyizereramo, Yobu waba wamubonye? Wamwitegereje? Satani abwira Imana ati namubonye. None se wabonye ukuntu anyuba? Satani atabuyabuzwa n'iki kukuba? Wamuhaye abana, umuha umugore mwiza umwubaha, umuha inzu nziza, umuha inka arakamirwa, umuha amafaranga nta kibazo afite, banke nta deni ayifitiye. Imana iti gutekereza ko Yobu anyubaha kuko namuhaye abana? Utekereza ko Yobu anyubaha kuko namuhaye amazu? Utekereza ko Yobu anyubaha kuko namuhaye umugore umwubaha? Utekereza ko Yobu anyubaha kubera akamirwa? Aho yasibye kuko na mbere yabyo atarabibona, umutima wenda bizi waranyubaha.
n'ayo mazu yajyane. Yobu ndamwizeye ku kigero numva atamemukira. Aho twahuriye arahazi, kandi gukomera kwe ndabizi neza ko abizi ko bitava mu bwinshi bw'ibyo namuhaye, ahubwo biri mu rukundo nkunda. Ubwo umwami Yesu ankunda, kubw'imbabazi ze nyinshi, naho ndiho napfa, siko nkundwa n'Uwiteka. Yesu yongera byose ndamahoro. Umva ibintu byabaye umunsi umwe mu minota mike kuri Yobu. Reka mbigusomere wumve. Igice cya mbere umurongo wa 13 havuze ngo maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa bwe barasangiraga banywera mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu bose inkota. Ninjye warokotse jyenyine wo kukubikira. Umva itangazo rya mbere Yobu yumvise. Ese turi kumwe? Yego. Unyikirize amen. Amen. Itangazo rya mbere Yobu yumvise akiva mu iteraniro. Kumbe Satani yagiye kumushegera. Se mugira ngo kuba mwasenze mukabyina bikanga Satani. Hari ukuntu abantu bibwira ko ibyina babyimye kuba bakuyemo inkweto bikanga Satani. Iyo icyo ni ikinyoma. Murabyinira kuri tere. Satani yabyinyeho imyaka myinshi. We ntiyanibyiniye n'inaha, yabyiniye mu ijuru. Ahabona ubwiza bw'Imana. Aho urabyinira inaha ukagira ngo byacitse. Reka da, nta biracika, ntacyo ufite ukeretse ubuntu bw'Imana. Wowe uraririmba se? Ayigawe. Wow. Satani yaririmbiraga Imana. Imana ikavuga iti mfite umuhungu hano. Satani yararirimbaga isi kumirwa n'ijuru rikumirwa. Umunsi umwe abwira Imana ati bazajya bakuramya muri weekend, nanjye mu mibyizi bandamye. Imana iti hoshe. Hoya. Ntibibaho. Navuze ko icyubahiro cyanjye ntazagihunda. Haleluya! Satani atandukanye n'Imana. Yobu avuye mu materaniro. Biriya yavuze ngo imbitsi ya mbere yaraje aramubwira iti Yobu, bwa butunzi wari ufite, ingamiya, inka n'intama byose barabijyanye. Ngaho ongera usirimbe turebe. Yobu ati n'ejo nisubira mu iteraniro nzongera nsirimbe. Ntago kuba nkunda Imana mbikundishwa nuko ingamiya nari nzifite. Umva icya kabiri cyamubayeho. Akimara kubika ibyo, haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Nijye warokotse jyenyine wo kukubikira. Umva wa gatatu akibivuga, haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero bitatu, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Ninjye warokotse njye jyenyine wo kukubikira. Undi abaraje wa kane. Abaramubwira ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga kandi banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzigwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Satani ati ubwo urasubira mu iteraniro Yobu ati ejo nzajyayo. Umva ku murongo wa 20 ukuntu havuze ngo maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi arasenga ati ari wowe? Aha, banyirukanye mu kazi. Mana uranyangura umugome, sinarinzi kariri wampamagariye Mana. Kuki wampaye umugabo ndiha Yesu? Ari wowe bakubwiye batabana bawe bose barashize impanuka irabahitanye Nyabugogo. Wahita uvuga uti witegura umugome. Urumwicanye Mana.
ariko umva ukuntu Yobu yavuze. Yaravuze ngo navuye mu nda ya mama. Hereza Imana icyubahiro. Amaye hereza Imana icyubahiro. Haravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Sinaje nyikiye, sinaje nteruye. Navuye mu nda ya mama nta n'igiceri cy'ijana sinari nkizi. Kuri Beka na Equity nta mafaranga nari mfiteyo. Haravuze ngo ibyo byose nabihawe n'Uwiteka, kandi Uwiteka niwe ubyishuje. Yantekereza ikiriyo kiri kwa Yobu. Serikaye 7 z'abana b'abahunga bareba ati yo, ati nawe uragiye mwana wanjye, naraguhawe n'Uwiteka nawe genda. Akajya kuwa kabiri ati nawe uragiye mwana wanjye, akihanagura ati Uwiteka yari yarakumpaye none arakwishubije. Akajya ku bakobwa be beza ngo 3 ngo bari beza mu gihugu, akabitegereza imirambo iri muri serikaye, avuga ati Mana we urabanjanye. Umugore ngaramuhindukirira, umugabo wari wubatse ku rufatiro ruzima. Ndumva ndi bufashwe muri riteraniro. Ikiriyo kirangiye bamaze gushingura, umugore aramwicaza arambwira ati ariko sheri, ntago ibi bintu Imana yabigukorera ntacyo mupfu. Sha ugenda uperereze, ushaka abahanuzi bafite amavuta ashyushye nakonje, ubaze niba ntacyo upfa n'Imana. Hanyuma ugaruke hano umbwire, sino turajya gukora divorce kuko umugabo w'umutera mwaku nkawe nabana nawe. Abana banjye bapfira icyarimwe, ingamiya n'inka n'intama bigendere rimwe, ubwo si uri umugabo cyangwa yo barambwira ati yewe mugore we, yo ngaramuseka arambwira ati yewe mbega umugore nari narashatse. Arambwira ati mugore mwiza, burya duhura twahuye nkuze, kandi Imana yanjye nayimenye mbere yo kukumenya. Reka nkubwire akantu gakomeye, Imana niyo wabura ukagira icyuba. Kansubiremo, ndavuze ngo Imana niyo yonyine twabura tukagira icyo tuba, ubwo tukiri kumwe nayo. Ubwo iki twize ntacyo tusaba. Imana niyo yonyine wabura ugahungabana mama, niyo yonyine. Ni wowe ushyigikira izi ntambwe zacu, urasizigamye, kandi ni wowe wenyine shingiro cy'ubuzima. Ni wowe wenyine shingiro ry'ubuzima, kandi ni wowe wenyine shingiro cy'ubuzima. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Haleluya, haleluya. Yobu abwira umugore, barambwira ati yewe mbega umugore mu bagore b'ibifunzi niwe wa mbere menye. Arambwira turi umupfapfa bigezaho iyo n'udushuri wize, nari naragushatse uzi kuvuga so how are you comment appelle tu je m'appelle, ariko kumbe buryo uri igipfu. Imana utarayimenya nta kintu uzi, utaramenya Imana nta kintu uzi, utarayimenya nta kintu uzi. Haleluya. Niyo mpamvu Yobu mu bice 28 yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute. Arambwira tumva nkubwire mugore, ya Imana ntayo uzi. Mu kuboko kwayo kw'ibiryo hava ibyiza, mu kuboko kwayo kw'ibumoso hakava ibibi, ariko ibyo byose iyo bitugezeho bigasanga twuzuye urukundo rw'Imana, ntacyo bidutwara, ntibiduhungabanya, turakomeza tukayikunda. Hari abantu bazi ko kwa Yesu binagana, iyo kwa Yesu ku musaraba biranagana. Ibiki Yesu abambwa yabambanywa amazuru, ninde wabonye kadasitiri iri handi rw'umusaraba? Yesu abambwa yajyanye n'abagore ku musaraba ati nimuze mucakira abagore sha. Ninde wabonye indege ziri hafi y'umusaraba? Ninde wazibonye? Iruhande rw'umusaraba hari igisambo kimwe, iburyo hari ikindi, ibumoso hari ikindi. Igihishurirwa Yesu nicyo gikira. Amen. Iruhande rwa Yesu ku musaraba nta sitire zibaye. None si yabambanywe sitire ko yabumva nakarabashyiraho no gupfa kwanga kumukoza isoni ntako. Nubusa buri ngo nyine yaramubonye ahita agira ati mu bagore bose babyaye umuhungu ngushije ishyano. Abahesi n'abagenzi baramurebaga bakamuvuma
batekerezaga ko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ngo ariko imibyimba yacu niyo yishyizeho, ngo kandi imibabaro yacu niyo yakubitiwe, ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. ubwo kwa yasubiranaga na Yesu yabambanywe abagabo bakobwa muri hano, avuga ati bakobwa mwese murushye n'abaremere bari muze munsange mbaha abagabo. ariko yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe mu mitima barujijwe n'icyaha nibaze bansange ndabaruhura. washoboraga kutabyitaho cy'umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo cyari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Mana kubw'urukundo ruhebuje, ntiwashoboye kubyihanganira, waritanze uradukizayo. munyikirize haleluya, haleluya. Yesu ntabwo Yesu yaje guhinduka urufatiro rwo kubaka ibyinaha, yaje kuba urufatiro rwo kubaka ibintu byo mu mutima, kuko ibyo abantu batari kugukorera Yesu yarabikoze. muri kunyumva? mbese muri kunyumva? munyikirize haleluya. Yobu ni umugabo w'igitangaza. Yobu abwira umugore, aramubwira ngo wa mugore we, mu kuboko kw'Imana kw'iburyo hava ibyiza, kandi mu kuboko kw'Imana kw'imoso hakava ibibi, ariko ibyo byose bikwiriye kwihanganirwa ku muntu wamaze kuyizera. Twese amen. Iri jambo twasomye ryavuze ngo nuko Satani asubira ku Mana bwa kabiri. Mbese wabaye maso ko basubiyeyo? wabaye maso ko yasubiyeyo? ubwa kangahe? ngajya kubwira Imana, arayibwira ngo ubwo nishe abana ba Yobu ntagire icyaba ntahinduke. noneho umubiri uhorerwa undi mubiri, ngo nta n'icyo umuntu atatanga ngo atange inshingu ku mubiri we. wishe abana ntiyagira icyaba, nishe inka barazijyana ntiyagira icyaba, arakomeza araririmba, arakomeza arabwiriza, arakomeza arasenga, arakomeza atanga amaturo. none mumpe nkore ku mubiri we. Imana yambwira ngo Yobu we, Satani we, Yobu ndamwizeye kugeza ubwo nubwo wafata umubiri we ukawugira uko ushaka ntiyanyihakana. nzi ukuntu yubatse, ari ku rufatiro ruzima, ukuntu yubakitse yo. kandi kababwira Imana ntiyubaka iby'inyuma, kuko iby'inyuma Satani abigiraho ububasha, ariko iby'imbere Imana yubaka. wakubaka amazu Satani akayasenya, wabyara Satani akabasaba bagapfa, wacuruza ugahomba. izo ni imfatiro zina, ariko urufatiro rw'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo nuko Satani aravuga ngo ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. umva ukuntu Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. twese amen, twese haleluya. iyo umuntu avuze ubugingo aba avuze iki? iyo Imana ivuze ngo ubugingo bwa Yobu ubwirinde cyane. ubugingo nicyo gice cy'ubumana kiri muri wowe. Amen. Imana irema Adamu ngo yamuhumekeyemo umwuka w'iki? mwanyikirije ko nabakunze. yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Imana ntipfana natwe amazuru. oya, Imana ntifite amazuru nk'ayawe. oya, Imana ntifite amatwi nk'ayawe, icyakora irumva kuko irita ibigirwamana. Imana ntifite amaguru nk'ayawe, icyakora iragenda.
Imana ntifite amaboko nk'ayawe, oya, icyakora irakora. Imana ntifite amaso nk'ayawe, icyakora irareba. Ikintu dupfana n'Imana ni umwuka w'ubugingo, kandi uwo mwuka w'ubugingo ntupfa. Uwo mwuka w'ubugingo nta muraso uroga, uwo mwuka w'ubugingo nta mujura wiba, uwo mwuka w'ubugingo na Satani ubwe ntajya amenya ibanga ryawo. N'idini rijya ribyibeshya, ariko umwuka w'ubugingo, connection cyangwa ubusabane, relationship, imibanire yabwo n'umuntu n'Imana, n'Imana yonyine iwuzi. Niyo mpamvu ushobora kuba mu bitabo by'idini, kuko umwuka w'ubugingo Imana itawuzi, ugasanga idini rirakuza ariko Imana ntikuzi. Kandi ukora protokole, wambara birebire nka Joseline, urumva utega igitambaro nkawe, ati se ukambega agakobwa keza we. Mu idini hose bakankomera amashyi, kumva umwuka w'ubugingo utaziranye n'Imana. Abanyumvise haleluya. Uba mu church nziza ifite bishop mwiza cyangwa apostle, mufite protokole nziza, bavuga ati yombega umumama mwiza dufite hano mu idini, utanga icya 10 n'amaturo byuzuye, ariko umwuka w'ubugingo n'umwuka wawe. Bibiliya Paulo yandikira Abaroma, arabwira ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko. No, si umwuka w'idini. Oya, suka posa kuzi, nagari ibyo. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wanjye niyo ndyamye mu buriri, niyo ndimo ndacuruza amatewusi, niyo ndi muri classe, niyo ndyamye n'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye, umwuka w'Imana ubwe araza akabihamya akavuga uyu ni umwana wanjye. Ndafashijwe. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ibyo ntibiba mu isi bigaragara, bibera mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu abantu bashobora kwibeshya kudakijijwe, kandi umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe ko uri umwana w'Imana. Haleluya. Bimwe biterwa n'amahame y'idini na discipline abantu bashizeho. Ni bamwe baravuze ngo iwacu kudafiriza nta kibazo, ibyo birakureba. Niba iwacu baravuze ngo kwambara birebire nta kibazo, ibyo birakureba. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye ko amen. Mw'ijuru ntibaza abadive. Hari ukuntu abantu bajya bahangana n'idini bakihambira, ugasanga abantu bigize imbata z'idini, bavuga isabato yanjye nzayubaha. Ibyo ntacyo bimbwiye gihe Joseline. Ntacyo. Kugira ngo ndi umwadeperi, ngo urabona ngo iwacu ngo ibintu by'iwacu ngo biba ari ibintu ngo biri ku murongo neza, ngo urabona ibyo nakazi kawe. Kugira ngo iwacu ngo turi ngo tuba ngo muri restoration cyangwa muri Zion, ibyo nakazi kawe. Bishop wanjye ni runaka, apostle wanjye ni ntuzi, ibyo nakazi kawe. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Nanyira mbatangariza ko mu ijuru bataza amadini. Mujya muvunwa n'ubusa. Mutinda kutuntu tuzabagumisha inaha mugatakaza amanota, Imana gaseka ikumirwa buti se uri arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye. Imana ikibazo na mbere. Amen. Hari ikibazo ifitanye n'imisatsi yawe. Kimenyeje ubundi nujya gupfa barabyogosha ugasigara uko. Nibyo nta kazi kawe, je ntacyo bimbwiye. Ikibazo n'umwuka w'ubugingo. Imana nta kibazo ifitanye nawe mukobwa mwiza, nta kibazo ifitanye nawe, keretse umwuka w'ubugingo atari guhamanya n'umwuka wera kuri umwana w'Imana. Icyakora discipline yaho ukorera, discipline yaho usengera uyubahe, kuko nutubaha ntuzubaha Imana utarabona. Icitonderwa, nutubaha abakuyobora ntuzubaha Imana utarabona. Kuko Imana ntifite ijuru ry'akajagari, ntaryigira, abarizaribamo nabera kuko nayo ari iyera. Twese amen.
mubona Yesu yari kubivamo akavuga ati abapantekote mwese nimwe muzajya mu ijuru, akaza avuga ati abaporoso mwese ntaho muzajya. Murabona Yesu yari kubivamo? Simwanyikirije ko nabakunze. Uriya Yesu yari kubivamo ra, akaza avuga ati nge ndi umudive. Iyo Yesu azari umudive ubu twari kubishobora iby'isabato, ariko bo kuko ariko bamwizeye bagize gute, barabishobora. Kandi natwe kutubyina tugasirima ngakabakabonye Mana nabo ntabyo babasha, bafite ibindi bizeye. Ndashimira Yesu utagira idini. Munyikirize haleluya. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be. Umva ukuntu Yohana yavuze, kandi ni Yesu wabyivugiye. Yaravuze ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ngo ahubwo abo babyawe n'imbuto itabora, ariyo mbuto y'ijambo ry'Imana. Yohana bagarukaho bene abo, aravuga ngo nimubareke bene abo, bashobora gusonza, bashobora kuburara, bashobora gutunga amaso, bashobora kugenda mu ndege nabyo byababera, bashobora kwambara bazarisha. Aravuga ngo ibyo ni bito ukurikije ibyo babategurira mu ijuru. Haleluya. Aravuga uko bazasa na sebuja, bazasa n'uwabacunguye, bazasa n'uwabahamagaye. Abo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko uko tuzasa icyo tuzi ni kimwe, Yesu niyerekanwa. Haleluya. Mwami Yesu, Haleluya. mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza, ugasanga umuntu yashakishije ntako atagize. Hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, aha yashyizeho tw'umukara, agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora ha kabiri akabona ntibivamo. Kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza, ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya, hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Munyikirize haleluya. Tujya tubihomahoma. Uyu munsi wakisiga ka fondo tukabona ntibivamo, ejo ukajya kugura exofene ukavuga ati wenda ka exofene niko kangwa neza. Amavuta yo mu Rwanda ukayereka ugahita wisigaye mu Burayi ukavuga ati ntago ndi gusa nuko nshaka, bikanga pe cyabijya byanga kuvamo. Uyu munsi ugasiga inzara ugashyiraho iby'umutuku, ku cyumweru gitaha ukabashyizemo iby'ubururu kubera bisa n'umukenyero uzambara mu bukwe bwa ntuze, ukabona nabwo ntibivamo. Ugashaka pochette isa n'isakoshi nabyo ukabona ntibihura, ariko uko tuzasa dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Uko uzasaba Mana ikurerekanwa, icyakora kuko ukiri inaha jya ubikora use neza, wikoreho ugire fresheri. Ariko hari ukundi kuntu bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangiriza, bakabigira kenshi baturusha n'ubutuzi. Imbwa zabo zigahaga, wowe imbabura imanitse, ariko hora ibyacu saho bicira. Hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twe. Hora ceceka wihorere, ndumva guhore kumuhoza Yesu, ndumva imirindi yagarutse, nshuti ihangane. Haleluya. Yobu umugabo w'igitangaza wanejeje Imana. Imana iricara iti oui vraiment en tout cas, kubera agafaransa karyoha natekereje ko Imana ivuga igifaransa. ibonye Yobu
iravuga iti vraiment oui en tout cas c'est fantastique en tout cas quand même ah oui voilà un homme nimureba umugabo sha Imana ikajya ihindukira ikabwira ibizima iti mwabonye umugabo ubura abana agakomeza akabyina igahindukira ikabwira abakuru iti mwabonye umugabo umugore ubwira nabo umugabo mwamubonye mu gitondo agafata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo akajya gusenga voilà Imana ibwira marayika ushinzwe kubika ibintu munyikirize amen iramubwira ngo abana bayo bahantu mbabitse ujye ubandebera neza imitungo y'ahantu nyubitse ujye uyindebera neza ibintu byayo bahantu mbishize ntibizagire virusi zibirya ikintu nzakora muri Yobu 42 reka nze nkibabwira yari yubatse ku rufatiro ruzima ariko hagati harimo urugendo rukomeye rwo gusurwa n'inshuti zimubwira ngo Yobu wasuzuguye Imana iraguhonda umuntu nkawe uzi ubwenge wize yacuruza agahomba we mbega Yobu umuntu nkawe wize uzi kuvuga icyongereza wacuruza bikanga mbese nawe byakubaho ubu nta kibazo ufitanye n'Imana ngo wisuzume urebe niba nta hantu ufite ikibazo n'Imana Yobu ngakisuzuma agasanga imisoro yose yayitanze neza agasanga ibintu byose yabikoze neza akabwira inshuti ze ati burya ntacyo mpfa n'Imana sikamubwira ati reka ukuntu Imana tuyizi ntiyagirira umuntu uyikunda nkawe gutya kandi yabikora we kubucyezi kagaruka ziti harya nturisubiraho ngo tugende mu masengesho yo gusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha wakoze yo barababwira ngo iyo nisuzumye nsanga ndi umukiranutsi kandi gukiranuka kwanjye sinzakureka iyi Imana nubwo yaba yankubise nakomeza nkayizera nubwo yaba ariyo yankubise nakomeza nkayizera nubwo yaba ariyo yabitaye nakomeza nkayizera arababwira ngo kandi Imana yakemera nanapfa njye napfa bakanshingura ariko ibyiringiro byanjye sinabibasigira nzabimanukana torero munyikirize amen ariko uyu munsi ndabakunze pe kandi ikimenyetso muzakibona nzahita ngaruka twese haleluya arabye ngo kandi mutekereza ko meze nk'igiti cyatemwe niko bimeze ndi igiti cyatemwe kuko amashami yari abana banje amababi yari imitungo nari mfite byose byararangiye aravuga ngo meze nk'igishyitsi kiri ahantu hasi mu gitaka kiri mu mukungugu ahantu aravuga ngo Imana ishimwe ko kitaranduwe Imana ishimwe ko igishyitsi kitaranduwe kandi igishyitsi reka mabwire ibyago bijya biba ku gishyitsi unyuzaho wese inkweto zuzuye ibyondo agira ati ibyondo byose akabisigaho abantu babaye ahantu bahinga ahantu hari igishyitsi niho barunda ibyatsi byananiranye urwere ibiki byose babirunda ku gishyitsi igishyitsi gihinduka puberi y'ibibi byose ariko iyo batakiranduye kiba gifite amahirwe ya kabiri reka nkubwire amakuru meza ya Samaye arambwiye ngo ubwo utaranduwe uracyafite amahirwe ya kabiri ubwo utaranduwe mama uracyafite amahirwe ubwo utaranduwe haracyari amahirwe ujya ugirana ikibazo n'ibiheka aribo basigaye iwanyu wenyine humura ubwo utaranduwe uriho mama ubwo utaranduwe uriho kanze nkubwira andi makuru ya kabiri ijuru rimpaye haleluya Imana ishimwe ko tutaranduwe Imana ishimwe ko tutaranduwe kandi ko batasesuriye ngo bahinguke ku mizi turiho nubwo ibihe bitwigirizaho nkana ariko turiho
yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanda parabisi ese utekereza ute wenda amashami yari nyogosenge, wenda ishami ryari so wanyu, wenda ishami ryari abavandimwe bawe, wenda ibibabi byari akazi, ariko igiti cyaratemwe, ariko amahirwe gifite nuko batakirimbuye. Harababwira ngo kandi iki giti nubwo cyaba cyaratemwe kiri ahantu kitafite ibyiringiro byo kubaho uretse kuririmba wa. Iki giti nubwo cyaba cyaratemwe kiri ahantu ntawe ukiganiriza, ntawe ukibaza uko cyaramutse, ntawe ukibaza uko kiriwe, ntawe ukibaza amakuru. Hari igishomeri kimaze iminsi, hari igishomeri. Iki giti ntawe ukibaza, ntawe ukibwira bonjour, ntawe ukibwira bon après-midi. Iki giti ntawe ukibaza uko cyaraye. Iki giti kimeze nk'igishyitsi cyatemwe. Haba ngo nimuyihorere Imana yakoze ibi byose, izi mpamvu yabyo, izi mpamvu yabyo nimuyihorere. Ahari irashaka icyubahiro kuri njyewe, kandi nimara kukibona ndabyizeye izangarukaho imfitiye imbabazi nyinshi. Baramubwira ngo ibyo wivugisha ni ukwihumuriza nyine, urimo urihumuriza ngo iminsi yusunike. Arabwa ngo ntabwo ndi kwihumuriza, arabwa ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara. Arabwa ngo ibi mpamvu ndi kubivuga, ndi kubyumva, hari ibindi bintu birimo kubimbwira, hari izindi mbaraga zindi inyuma ziri kubinganiriza. Umucunguzi wanjye ariho, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, ngeze kuri point finale, ngeze aho umuntu batamusuhuza, ngeze aho umuntu bamwita umuteramwaku, ngeze aho umuntu bamwita umurozi, ngeze aho umuntu bamwita umushingwe, ngeze aho ngaho arabanga amaso yanjye, azongera areba Imana, azayitegereza saa yundi, arabanga umutima wanjye mazwe n'urukumbuzi. Imana iranezerwa, iravuga iti Yobu ukomeza wihangane, igihe nzazira uzabimenya ko naje, igihe nzazira uzabimenya. Komeza utwaze Yobu, ninza nzakugirira neza, kandi neza yanjye izaruta iya mbere. Ntiwigirire nabi inshuti yanjye, neza y'Imana iracyahari ku buzima bwawe. Hari neza Imana yakubikiye. Birashoboka ko waba uri imfubyi wimama ukipapa, ariko hari neza, hari neza. Ineza y'Imana ntirashira, ntirashira, hari neza. Neza y'Imana iracyari ku buzima bwawe. Hari n'ukuntu ujya wiciraho iteka ukavanga hari Imana yamoye ibyaha nakoze byinshi. Imana si umugome, kandi Imana ntigira inzika z'ibyaha wakoze, ahubwo yakubabarira kandi ikakwereka ineza yayo. Imana ntikurwaye inzika ngo nuko wasambanye, ntikurwaye inzika ngo nuko wakuyemo inda, ntikurwaye inzika ngo nuko byakuyobeye. Imana igufitiye ineza, Imana igufitiye imbabazi. Musetekereza ko Imana yakihekura ikabura umukobwa mwiza nkawe? Imana ntiyakihekura ibura umumama nkawe.
ntabwo imana yabikora. watinze kuyitaba, watinze kuyisanga, uyikubita imbere uyibwire ngo data ni njye wa wundi, ni njyewe wa wundi. waratinze, warihemukiye, wiyongereye iminsi y'umubabaro, wiyongereye iminsi y'agahinda, ariko ibiganza by'Imana biracyateze. gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. uko nahose n'ubu niko ndi, isezerano ryanjye ntirihinduka. wino mwana wanjye aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, n'ubu niho ndi. mubwira shira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhura umutima. mubwira shira amanga, umwami ni mwiza pe, aruhura umutima. munyikirize twese haleluya, Hallelujah. wakoze ikosa ryo gutinda kwitaba Yesu, ariko uyu mugoroba Imana irashaka kongera kukubaka ku rufatiro ruzima, nawe ukaba wubakitse rwose. Yobu arakomeza arizera, amaze guhamya ko uruhu rwe nirumara kubora azareba Imana, kandi amaso ye azareba Imana. Imana iranezerwa cyane. mu gice cya 42 inshuti ze zose zirangije amagambo zimubwira ngo yagize n'umwanya wo kubaza Imana ibibazo byinshi, ngatuka n'umunsi yavutse harabanga ijoro mama yavugijemo impundu, ngabyaye umwana w'umuhungu rivumwe. havumwe umunsi navutseho, umuntu wavumye akavuma na happy birthday yiwe. abatu umunsi navutseho bavuze impundu ngo babyaye umuhungu, uwo munsi uvumwe ni wirabure, yabinda yanjye yaravuyemo kubera umubabaro wari umaze kumurenga, umaze kuba mwinshi. ariko mu gice cya 42 imibabaro irangiye, umugabo wubatswe ku rufatiro ruzima. Hallelujah. Imana ihamagara inshuti ze zose zazindi zamubwiye amagambo amukomeretsa, irazibwira ngo mwa nshuti za Yobu mwe, nubwo muri inshuti ze ariko muri inshuti zitari nziza, mwababaje umwana wanjye, mwamubwiye amagambo amukomeretsa, mwamubwiye amagambo amushengura, nta magambo y'ibyiringiro mwigeze mumuha, ariko kuko yagumanye nanjye ubwanjye namwihereye amagambo amukomeza. Harabwira ngo nuko nimushaka inka, mushaka ibitambo kandi mushaka n'ibya Yobu, mujye kumutambira ibitambo kandi namwe mwitambira musaba imbabazi. Ku gice cya 42 Imana igarutse kuganira na Yobu, ngiramubaza ngo mbese Yobu hari ibindi bibazo wumva wambaza? Imana yambwiye ngo nanjye ndashaka kukubaza. Mbere yuko agera mu gice cya 42 hari ijambo navuze nabwirije ahantu henshi, mwararibonye kuri YouTube. Imana ibaza Yobu, iramubaza ngo mbese wamenye ububiko bw'imvura aho buri? Wamenye ububiko bw'imvura ahantu njya mubika? Wamenye ububiko bwa sheregi? uzi imfatiro z'isi n'ijuru aho zishinze? njya kubirema wari uhari. Imana iramubaza ngo mbese wamenye igihe amasha yo mu ishyamba abyarira? Yobu abura icyo asubiza Imana. Iramubaza ngo mbese Yobu we, niki kigutaya kwiheba? Yobu humura ndi kumwe nawe. Ngigarutse ije kumureba, arayibwira ati Uwiteka we, ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko amaso yanjye none harabibonye. avuga ijambo rikomeye nakunze, avuga ngo nzi yuko ushobora byose Mana, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana iranezerwa, iravuga ngo Yobu we, noneho ndabyemeye, ubaye umugabo nyamugabo. ngihita imwunamura babana 10 Imana Satani yishe, Imana irabamusubiza, ngo ibamusubiza ari beza cyane. ayo mashini bara ya Yesu tuyayikomere menshi, tuyakomere umwami waba byabindi Imana yari yarabitsa ahantu. Bibiliya ngo nuko Imana irabimugarurira, ngo kandi bigarura ari byiza cyane, ngo abahungu n'abakobwa ba Yobu
ngo bari beza mu gihugu cya Usi, ngo nta wundi muntu wigeze abyara abasore beza n'abakobwa beza nk'abo Yobu yabyaye. Uwiteka naguhira bwa nyuma kuko wubatswe ku rufatiro ruzima, azaguha ibirusha ubwiza ibya mbere. Ibyagiye byihorere, Uwiteka agufitiye amahirwe ya kabiri. Kubakwa ku rufatiro ruzima, byiringiro byawe ntibigira ahandi bijya, bikagumana na Yesu, bikagumana na Yesu. Yesu niwe nihishemo yambere y'ubuhungiro, ntacyamuraho amahoro yambere y'ubuhungiro. Urakoze cyane. Ese ugira ngo hari icyakubayeho kiruta icyabaye kuri Dawidi? Uzi ibintu byabaye kuri Dawidi ngo wowe ngo ufitanye ikibazo ngo n'imiryango ngo na famiye. Dawidi we yagize ikibazo cy'umuhungu yabyaye, avuye mu rugo gatoya umuhungu wabayiroshe mu bagore be bose aryamana nabo kuzu, ngo baguciye inyuma, ngo wararakaye, ngo nabonye ngo message ngo ziri muri reka da ntacyabaye, ntacyakubayeho. Dawidi we abagore be umuhungu yarabafashe kuzuba ku manywa aryamana nawe, wowe ntibaraguca inyuma ntacyo wabaye utarabikorerwa n'umwana wawe. Pole nta kiraba, komera ntacyo ubaye, komeza wubakwe ku rufatiro ruzima arirwo Kristo. Ugasanga ibanza mwazigize nyinshi, Imana umugore wanjye arana, umugabo wanjye aransiga, anca inyuma, nta kiraba utarababona basambana kuzuba ku manywa, ariko komera wubakwe ku rufatiro ruzima. Hari igihe mugira ngo byabacikiyeho ngo twebwe Imana ngo uratwanga. Soma Bibiliya umenye ibyabaye kuri Aburahamu, umugabo sekuruza w'abizera, ngo yarabyutse mu gitondo abwira umugore aramubwira ati kubera inzara sheri, ejo nitugenda tujya gushaka akawunga yo kurya uzanye unyita brother nanjye nkwite sister. Nturasonza kugeza ubwo umugore washatse cyangwa umugabo washatse umwita mushiki wawe cyangwa umusaza wawe. Nturasonza inzara ntacyo uraba we, humura komera ubakwa ku rufatiro ruzima arirwo Kristo. Hachiraba niba nawe ushonje hari firigo mu nzu nibura uvuga uti ndashyiramo n'amazi akonje, mubaye ikizi. Niba nawe ushonje ubona amapendo hano waza ukamubwira uti pasiteri rwose ndapfuye mpereza 1,000. Abandi barashonje bafata abagabo babo babahindura ba brother, abandi babahindura sister kugira ngo bikize inzara. We nta kirakubaho rero, nimukomeze mwubakwe ku rufatiro ruzima. Munyikirize haleluya. Ubaye iki? Reka ukuntu musa neza, mumeze neza, mufite freshe. Ubu natwe ngo twarashize. Cyakora ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we, ubwo n'ibibazo barabihuje. Ntago mbarenganyije rwose kuko ibya Aburahamu ntimwabishobora, ubanza nawe ibyaca atabibasha. Usibye ibishingwe yabijyamo akabivamo na sinzi niba yabishobora, n'iby'imitekano n'ibya minerivare z'abana ntago mbizi niba yabibasha, cyane ko yari n'umukire, ariko nawe byamubayeho, nawe yarageragejwe nkamwe. Munyikirize amen, munyikirize amen. None se wenda muri iterano nta muntu uratinda kubyara, ariko batinze kubyara bose muzabambarize. Hana ajya gusenga Imana yagiye kwibwira ngo abarozi baramuroze. Ninde wasomye? Yagiye kubwira Imana ngo Mana ukibonye Penina yangiriye muri Uganda cyangwa muri Tanzania, yasenye ibirozi Imana bikore kugira ngo mwemeze. Reka none wowe ngo umaze ukwezi kumwe ngo nta niraha tuza. Hana yamaze imyaka myinshi nta niravamo, ariko ngo buri munsi buri mwaka yajyaga ishiro gusenga ashima Imana iby'Imana ikora. Ubaye iki? Ngo kugeza igihe yarize amarira menshi nk'ayo uri burira uyu munsi, Imana imubonye aravuga iti Hana we pole pe, ndabona wenda nko gutagangara, reka mfe kuguha kamwe. Abwira Imana tubwo mpaye kamwe n'abandi 6 bari inyuma. Abararirimbye aravuga ati Uwiteka we wari ngumba byaye kangahe? Hallelujah. Yabivuze afite umwe, ariko kuko yari yizeye Imana ngo yarebye mu bubiko bw'abana abwira Imana tubwo mpaye umwe, abandi 6 baracyari. Dufite Imana icyizere kugera ku kigero nubwo yakora kimwe, ibisigaye twabyizera. Hallelujah, hallelujah. Nubwo yakora kimwe, kandi musi nimuyisabe byinshi, muyisabe kimwe, 6 biri inyuma. 6 bizizana bizaza biherekeje kimwe, biza biherekeje Samuel, bikaza bifite amazina, biza bifite imbaraga, biza bifite bisa bifite umwimerere.
baba barimo barota. Ako kantu mwarakize kera, muhumure ngiye gusoza, munyikirize amen. Ariko ubu nanavuga nkageza nejo mukarara hano. Muribuka akantu twize kera ngo umugabo n'umugore ngo bari bicaye ngo bari kota, murakibutsera ngo umuriro babona ni mwiza, bati mbega umuriro mwiza we, Imana iti ngaho nimusaba ibintu bitatu. Umugabo ati cyampa Imana ikamenya, umugore ati cyampa Imana ikamenyamo, inyama ibiraje. Ayiga we. Hanyuma umugabo ati ugasaba inyama nkeneye inzusha, iyo nyamira akakujya kuzuru. Iba yikubise kuzuru, umugore ati mbega sheri w'umugome we, iyi nyamira guma mu kuzuru uzajya unyita sheri cyangwa nta nundi mugore mwiza uzabona hano. Umugabo ati Imana ndakwinginze, sheri wanjye namupenda sana iravuha, ndakwinginze iyi nyama nive kuzuru. Ibyifuzo bitatu biba bigize bite? Biba birarangiye. Uyu munsi Imana itwigishe gusaba neza. Munyikirize haleluya. Imana ibigisha gusaba neza. Umukobwa umwe Imana yaramubwiye ngo hitamo ibintu bibiri, urahitamo umugabo cyangwa uhitamo amafaranga. Yaramaze imyaka myinshi ari umushomeri. Abwira Imana ati byose nabivamo, nyihera umugabo, umugabo azazana n'amafaranga. Nimubura ubwenge izabareka. Munyikirize amen. Imana irashaka ko mwubakwa ku rufatiro ruzima. Ndashaka gusoza nsoreze muri iri jambo Yesu yavuze. Munyikirize amen. Yesu yaravuze ngo umuntu niyumva amagambo yanjye akayakomeza, asaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye hehe, imvura iragwa, imivu iratamba, ngo byose byikubita kuri iyo nzu, ngo ariko ntiyagira iciba kuko yari yubatse kuki, ku rutare. Ngo ariko umuntu wumva amagambo yanjye ntayakomeze, ngo azamera nk'umupfapfa. Ubu mureba mwese muri abubatsi, itandukaniro naho mwubaka. Mwese muri ba enjeniyeri mu isi y'umwuka, ariko ikizatugaragariza itandukaniro ryayo, mwese mwabyina bigakunda, mwese mwabwiriza nka Joseline, ariko itandukaniro ni igihe ugeze mu bushomeri ntutange sex ngo usambane. Kambivuge ndebe inyuma. Mwese muri abubatsi beza, mwese gutanga amaturo mwabishobora, mwese kuririmba mwabibasha, gusirimba mwabishobora, kubyiriza mwabibasha nka Joseline. Itandukaniro ni igihe mugeze mu makuba n'ibigeragezo, mukaganira nabyo mukabwira ngo ya twebwe twubatse ku rutare, Imana ntituzayihemukira. Imana ibashoboze kubakwa ku rutare. Haleluya. Ku rutare kugira ngo imiraba n'imiyaga nibiza bizasange mukomeye. Paulo yavuze ngo hariho urufatiro rumwe rwa Yesu Kristo, ngo kandi rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka agize gute azabe. Muhaguruke dusenge. Izindi mfatiro zose zirasenyuka, izindi mfatiro zose zizasenyuka. Urufatiro rw'umuryango rugasenyuka, abantu ukagira ngo ntimufite nicyo mupfana. Urufatiro rw'amafaranga rurasenyuka ugasigara uri zero fra. Imfatiro z'abana zirasenyuka, imfatiro z'imiryango zirasenyuka, ariko Kristo niwe rufatiro ruzima, kandi rwanditseho iri jambo ngo Uwiteka agize gute, Uwiteka azabe. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, ntawamwizeye uzakorwa n'isoni, ngo keretse bava mu isezerano ari nta mpamvu. Ariko twebweho ntidufite kuva mu masezerano. Tugiye gusenga. Imana igumugisha mushumba. Ni ureba mu ndayingu akaroni sangari komeye, nta kimwe kimunanira arashoboye. Akaroni sangari komeye, nta kimwe kimunanira arashoboye. Imiyaga n'imiraba byaza bikagusenya, bikagukura mu byimbo ukava mu byiringiro byabo. Kandi reka umucuranzi abaretse gatoya ndumva uri gucuranga neza, ariko mbanze mvugane n'umutima w'umuntu urimo hano. Yesu naza kukureba ntazareba umubare w'amafaranga menshi warubitse kuri banki, ahubwo azareba niba wari wubatse ku rufatiro ruzima rwa Kristo. Ntago Yesu naza kureba twebwe
azareba avuge ngo uyu muntu ngo yari mwiza, ngo yari afite urufatiro rw'ubwiza, ngo reka mugirire neza kubw'ibi. Oya, ibyo ntibikora, nabibabwiye mu bwami bw'Imana. Ahubwo Yesu azareba niba wari wubatse ku rufatiro ruzima, urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ubutaninza nzababwira imfatiro nk'eshanu umuntu yubakwaho akaba akomeye rwose. Ariko urufatiro rwa mbere rukomeye ni urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Twese haleluya, Haleluya. ijambo ry'Imana ni rwo rufatiro ruzima, kandi ijambo ry'Imana ni Kristo. Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana, kandi niwe wari jambo, niwe wari Imana. Iyo twubatse ku ijambo ry'Imana ntabwo duteraganywa n'imiraba n'imiyaga. Ndabifuriza kubakwa mu ijambo ry'Imana. Umuhanuzi ashobora kuvangirwa, ariko ijambo ry'Imana ntirivangirwa. Amen. Reka dusenge. Ntibishoboka ko waba warasenyutse, usenywe n'ibigeragezo, usenywe n'amakuba, usenywe n'icyaha, cyangwa utaranakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we rufatiro ruzima. Uzamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Ko utarabatizwa umubatizo w'amazi menshi, ngo wizere Kristo umwami n'umukiza wawe, ugera ikirenge muke, nawe uyu munsi watuza akanwa kawe kubaye umwana w'Imana. Uzamura ikiganza tuguhuze n'Imana. Cyangwa wari ukijijwe, umwanzi arakurasa, uva ku rufatiro ruzima rw'agakiza, nawe uzamura ikiganza tugusengere. Ibyiringiro birahari, kandi ntutinde kwitaba Imana ukiri muzima. Ntutinde kubwira Yesu ko byagenze, aho mubwira ngo Yesu, narananiwe kandi ndananirwa undeba, ariko ndagarutse ngo wongere ungirire imbabazi. Zamura ikiganza cyawe, humura, amaso y'Imana arakureba, ariko n'imbabazi z'Imana ziragutegereje. Umuntu uri muri iteraniro aba yatarakizwa ngo yakire Kristo umwami n'umukiza, cyangwa wari ukijijwe ukagwa umwanzi akakurasa, ugasambana, ukiba, ukaroga. Hari abantu bibwira ko uburozi ari ubutamikano gusa, ariko n'amagambo n'amashyari n'ibindi nabyo byahinduka uburozi mu mutima w'umuntu wizera. Zamura ikiganza tuguhuze n'Imana, kandi niyo yaba umwe yaba ahagije mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka tubinginge kubw'imbabazi z'Imana n'icyubahiro cyanyu ndetse n'icy'Imana. Mutere intambwe muze hano, musange hano, hanyuma tubasengere, tubatuze amagambo y'agakiza. Ndagira ngo mbabwire ko Imana itazabacyurira iminsi y'intege nke mwagize. Ago Imana ntizabacyurira aho mwakoze icyaha, ibabwira ngo mwakoze ibyaha. Oya, Imana suko iteye. Imana n'umutunzi w'imbabazi. Imana ntiza, kandi n'ubutaha nibyongera bikakubaho kuko uri umuntu, ntago nanone izagucyurira. Imana igukunda urukundo rukomeye. Amen. Kandi ndabatangariza ko uyu munsi muhindutse abana b'Imana, muremewe ikisekuru gishya muri Kristo Yesu. Uyu munsi Imana irababyaye, kandi dukomere Imana amashyi ku bwabo, dushimira Imana. Hari ukuntu abantu bishimira kuvukira mu miryango ikomeye, bakumva kuvukira mu miryango ifite izina ryiza ni byiza, kumva umuntu aguhitishijemo kongera kuvuka, wavukira ahantu nawe uzi hakomeye. Ariko kubyarwa n'Imana niko gaciro ka mbere gakomeye, kubyarwa n'Imana. Uyu munsi muri urubyaro rw'Imana, Imana irababyaye. Reka mbasengere, baturiho amagambo y'agakiza, hanyuma mugende mugwiza imbaraga, muzajye mu macaci meza yuzuye umwuka wera, aho muzabona abantu buzura umwuka wera. Ntabwo mbabwiye ngo muzaze muri ADPR, si itegeko, ahubwo aho muzabona hari abantu b'Imana basenga mu kuri no mu mwuka, abariho muzajya. Imana ibamugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'intama zawe wasize 99 ujya gushaka imwe yari yarazimiye, kubera urukundo rwinshi mu bihanamanga izerera ibuze uwayigirira neza. Aba bene data baje bateye intambwe yo kuza imbere yawe, kuko batinze kukwitaba kandi uri umubyeyi. Ariko uyu munsi bumvishe ijambo ryawe ko bakwiye kubakwa ku rufatiro ruzima Kristo, bakababarirwa ibyaha bakoze uhereye kera. Uyu munsi amazina yabo niyandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi ntibongere kwiciraho iteka nk'abazarimbuka, ahubwo bahindutse abana b'Imana. Imana irababyaye, nabo ni bene data, kandi mu ijuru aracyariho intebe zabo, hari ibyicaro byabo bicaramo. Ijuru riririmbe kandi sinezerwe kubw'aba bene data bemeye kwakira Kristo, kandi uzabaha iherezo ryiza, bazicarane n'Imana mu ijuru. Urakoze kumvishe gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Yo ndabona mwicaye disi, ariko nta kibazo, ngaho nimugende. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ko mwicaye mwananiwe, ko munaniwe imbere yanjye, ari njye nahagaze cyane. Haleluya. Mfite umukunzi wanyeganyije inkingi z'umutima, sinkibibasha gusobanura iby'aya magambo anyura umutima.
irashaka ko wubakwa ku rufatiro rwa Kristo nibwo utazanyeganyega. Irashaka ko umushumba dufasha gusenga, iyo ndabona yarangiye nawe, ariko Imana irashaka ko wubakwa ku rufatiro. Ntuzagushwe n'ukuri, ntuzagushwe n'ukuri umupfakazi, kandi ntuzagushwe n'uko utinze kubona umugabo cyangwa umugore. Ntuzagushwe n'ubushomeri, ibihe bikomeye ntiwigirire nabi. Hari n'abandi banesheje, hari izindi mfubyi zabayeho Imana izigirira neza. Ntiwigirire nabi, urukundo rw'Imana rurakuzengurutse. Mu mafu yani munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. ai umva washuwe unyibutsa y'amagambo shaya salama ya bihe by'imanza mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi n'umukunzi Yesu n'umukunzi Yesu n'umukunzi Yesu n'umukunzi. Yesu aragukunda ku buryo akunda na defo zawe. Yesu akunda n'inenge zawe zazindi abantu batemera, ariko Yesu arazikunda. Urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwawe, urukundo rwawe rw'Imana ruri ku buzima bwawe. Umafu yani munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje, akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. Umafu yani munsi, umafu yani munsi, izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje. Akagero ikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. Ayumva washuruwe washuruwe uhora unyibutsa unyibutsa y'amagambo mu bihe by'imanza, mu bihe by'imanza, mu magambo y'ibinyoma n'umukunzi. Yesu n'umukunzi, Yesu n'umukunzi, n'umukunzi, Yesu n'umukunzi. Haleluya! uri Imana nziza, uri Imana igira neza, Kwibera mu uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri mwiza.
uri bwiza, uri bwiza. Izina ryawe riruta amazina yose. Turagushima, twemerere mwami uduhe kuba mu nzira wishimye, twemerere uduhe kugendana nawe mu ntambara, tugendane nawe, turwaye tugendane nawe, dushonje tugendane nawe. Turagushima mu izina rya Yesu, amen. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihere.